Bayikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe igereranya hagati y'imashini za manuel ndetse n'imashini za automatic. Izi mashini zituraga amagi cyangwa se incubator. Bayikaze, nge nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe kandi like ku babikoze mwese, ndabashimiye cyane. Reka turebe ese imashini ya automatic ya incubator ndetse n'imashini iri manuel zitandukaniye he? Inziza ni igihe yo ukwiriye kugura ni igihe? Nabahaye ikaze, nge nitwa Mr. Sam. Mu mashini zituraga amagi harimo imashini za automatic ndetse n'imashini zitari automatic, bisaba ko ibintu byose ubyikorera wowe ubwawe. Reka tugereranye izi mashini hanyuma nawe uratubwira uko ubyumva muri comment. Reka duhere ku mashini za automatic turebere hamwe ibyiza by'izi mashini za automatic. Icya mbere, izi mashini za automatic zikoresha ikoranabuhanga cyangwa se ikoranabuhanga ryitwa smart control. Smart control ni uburyo imashini nyine yigenzura bitewe nuko bayisetinze ibintu byinshi ikajya ibyikorera. Izi mashini za automatic zigenzura ubushyuhe, kuko imashini iba ifitemo amatara atanga ubushyuhe ndetse na ventilateri zigabanya ubwo bushyuhe, zigashyiramo akayaga zikagenda zibugereranya. Nuvuga ngo iyi mashini yo rero iba ifite ikoranabuhanga ryitwa smart control. Iyi yo igenzura ubushyuhe y'ubwayo, ubukonje, urumuri, ibi byose bikajya biba neza mu buryo bwikora. Ikintu cya kabiri, iyi mashini igabanya amakosa menshi cyane ashobora kuba yakorwa n'umuntu mu gihe ari gukoresha imashini itari automatic. Ibi ntabwo bisaba kuba uhari buri kanya ngo ujye uhindura amagi, ngo ujye ugenzura akantu ku kandi. Iyo ibintu byinshi iba ibyikorera, igabanya ayo makosa yose umuntu ashobora kuba yakora, itanga umusaruro mwiza. Iyi mashini ya automatic yongera amahirwe menshi cyane yo kuba amagi yawe yose yaturagwa neza cyane, ibintu bikagenda fresh sana. Iki ngiki ya automatic. Iyi mashini igenzura umusaruro, inyungu z'uko amagi yawe yose azaturagwa neza, ibyo bikiyongera ku kigero cyo hejuru. Byoroshye kuba wayikoresha kuko uyiha amagi ugasetinga neza ubundi ibintu bijyanye no gutaninga cyangwa se uburyo umuntu aza agahindura amagi, ibyitwa egg turning, aho uza ugahindura uruhande rwa burigi bitewe naho ubushyuhe bugeze. Ibyo byose iyi mashini yo ikora icyitwa egg turning y'ubwayo, niyo ibyikorera mu gihe cyagenwe nyine bitewe nuko yo ni automatic. Iyi mashini igenzura buri kimwe, uburyo umwuka utembera muri incubator, air circulation, uburyo ubushyuhe bugenda bwiyongera cyangwa se bugabanuka. Ibi byose bituma amagi aguma muri kondisiyo nziza cyane, bityo bikazamura amahirwe yo kuba amagi yose azavuka neza cyane. Izi ni imashini za automatic. Reka turebe ibibi byazo. Tumaze kureba ibyiza byazo, hanyuma reka turebe ibibi by'izi mashini za automatic. Icya mbere, izi mashini za automatic zigura igiciro cyo hejuru cyane. Izi mashini za automatic zirahenda kurusha iziri manual, kuko ntabwo urabyumva nyine iya automatic iyikoresha ntabwo yangana niyo wowe ujya gukoresha buri kimwe cyose, ku giciro biba bitandukanye, izi ziba zihenze. Icya kabiri, iyi ngiyi ikenera umuriro hafi igihe cyose, bugomba kuba uhari, bugomba kujya uhahora, ukamenya niba umuriro wagiye, ukamenya ko utaratinda. Ibyo byose bugomba kuba uhibereye, ukabigenzura, ukabikurikirana, kwirinda ko amagi yawe ashobora kuzangirika. Ikindi, iyi mashini nyine mu kuyikoresha nanone mu buryo bwo kuyisetinga neza bisaba kuba ubifiteho ubumenyi buhagije, ntabwo ari nka ziriya ziri manuel. Izi mashini zikoresha ikoranabuhanga, ariko nanone ugomba kugira ubumenyi runaka ubigiraho. Niyo mpamvu iyo uyiguze utabisanzwe ubiziho cyangwa se udafiteho ubundi bumenyi, nabyo turabigusobanurira neza cyane. Mbibutse ko uramutse ukeneye incubator yo kugura, yaba automatic cyangwa se manuel, wanyandikira kuri WhatsApp 0788833168. Hanyuma reka turebe izi mashini ziri manuel, ibyiza byazo ndetse n'ibibi byazo. Ibyiza by'izi mashini ziri manuel, icya mbere nuko igiciro cyazo kiba kiri hasi, ziba zihendutse ugereranije n'iza automatic.
icya kabiri izi mashini uyikoresha ugenzura buri kimwe nyine, ibyo byose uba ubyikorera wowe ubwawe, ntabwo wavuga ngo harimo udukosa twajemo, kuko ni wowe ubyisetingira, ibyo byose ni wowe ubyimenyera. Biroroshye kuba wayikoresha mu buryo bworoheje, ntabwo bisaba ikoranabuhanga rikomeye nka ririya rya smart control rikoreshwa n'imashini za automatique. Ibyo byose ni wowe ubyikorera. Hanyuma ku mworozi muto utaramenya ibya automatique cyangwa se udafite amafaranga menshi ahagije, yakoresha izi ziri manuel. Hanyuma ibibi by'izi mashini rero ziri manuel, bisaba kwitonda mu gukurikirana amagi buri munsi, uburyo uyahindura, uburyo uyagenzura, uburyo ubushyuhe bugenda buhinduka. Ibi byose ni ibintu bisaba kugenzura neza cyane umunsi ku wundi, mu buryo bwo kwirinda ko hazavamo amagi menshi cyane aravuyemo inkoko. Ibyo byose ni ibyo ugomba kwitaho. Hanyuma amakosa menshi ashobora kubaho mu gihe utagenzuye neza uburyo amagi uyahindura. Ushobora guhindura amagi ugasanga uri kwibeshya uruhande wari uzi ko wahinduye, ugasanga ntabwo uruhinduye, bityo umushwi ntuzavuke neza, cyangwa se ugasanga uri kongera ibyago by'uko amagi menshi ashobora kuzaba amahuri. Umusaruro ushobora kuba muke mu gihe utabigenzura neza cyane. Hanyuma inama ku muntu ushaka gutangira ibi bintu cyangwa se ukeneye imashini ya incubator, ku muntu ufite ubushobozi, icyiza nuko yakoresha izi mashini za automatique, kuko ni ikintu cyiza cyane. Turabigusobanurira neza uburyo bikora, ubundi ukajya ushyiramo amagi yawe, imashini ikajya ibikurikirana neza cyane gatanu ku kandi. Waba uri umworozi mushya ufite ubushobozi buke, kaba ushobora guhera kuri aka kamashini gato katari automatique kamanyo, ukajya wiga uburyo zikora, ukajya ubikurikirana neza, ukabanza wabyimenyereza, ukareba niba binashoboka koko. Hanyuma wazamara kubisobanukirwa neza, umaze kugira n'ubushobozi, ukaza tukagwa imashini ya automatique, nawe ibintu ukabikurikirana neza cyane nk'abandi bose. Iby'ingenzi rero ukwiriye kumenya ni ibyo ngibyo twagereranyaga hagati y'izi mashini za automatique ndetse n'izitari automatique. Hanyuma igitekerezo cyawe turagikeneye muri comment. Ese wowe ubyumva ute? Ese iyo wumva wagura ni iyihe? Ese ukeneye kumenya ibiciro bijyanye nuko izi mashini zigenda zigura bitewe n'amagi zituraga? Iyo video twarayikoze, iri hano kuri Mukere TV, nayo wayireba akagufasha kurusha gukomeza gusobanukirwa neza ibijyanye n'ibiciro by'izi mashini, kugira ngo ubashe kumenya iyo ushobora kuba wagura. Twagereranyaga rero, hanyuma nawe utubwire uko ubyumva. Izi mashini za automatique ziba zikora neza, n'izitari automatique nazo iyo uzikurikiranye neza nazo zikora neza. Icy'ingenzi nuko wowe ubijyamo ubizi neza, twarabigusobanuye neza kandi ubikunze, ubundi ibintu nawe ukabikora neza cyane. Ndabashimiye, njye nitwa Mr Sam, nkomeza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe hano kuri Mukere TV. Nawe niba utarabikora bikurikanda subscribe, ikindi ukore na like kuri iyi video, kuko nabyo biradufasha, bifasha system za YouTube kuba zageza video ku bandi bantu benshi cyane. Urumva ko kuba wakora like ni ibintu byiza cyane, nabyo biradufasha. Ndabashimiye cyane.